muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikirana kuri channel yacu ya Nzuri Market. Turongeye turabasuje cyane kandi dukomeza kubifuriza kugubwa neza no gukomeza guhirwa mu byo mukora byose hirya no hino aho mugiye muri ku isi hose. Nimukomeze rero mukande subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo mukomeze kujya mubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Murabizi rero yuko dukomeza tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, amazu, ibibanza, amasambu, byose tugenda tubibagezaho ku bwinshi. Iki gipangu cyiza rero muri kubona tubazaniye kiri hano mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe, hafi cyane kuri kaburimbo, nko muri metero 100 zonyine uvuye kuri kaburimbo. Ni igipangu cyiza kirimo inzu nziza cyane ya kadastere ikiri nshyashya kandi yubatse n'amatafari ahiye yose, yaba igipangu, yaba inzu, yaba annex zayo, byose ni amatafari ahiye kandi byubakishije ibikoresho nyine byiza bijyanye n'igihe. Nimwirebere rero iyi nzu ifite muri rusange ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ikagira amatoilette atatu, ibyumba bine, toilette 3, salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock. Ni inzu nini mu by'ukuri kandi ifite parking ihagije na jardin nini, byose birahagije. Jardin imeze neza, parking imeze neza irimo amapave yose, ikagira annex. Urabona iyi ni cuisine yayo, ikagira annex ifite icyo wakwita nk'icyumba cy'umukozi, igikoni cyo hanze, stock yacyo, dushe na toilette byo hanze. Ifite kandi ibigega by'amazi, ikigega cy'amazi y'imvura, ikigega cy'amazi ya wasake. Mbese ni inzu nziza mu by'ukuri imeze neza rwose, wakwifuza guturamo rwose kuko ari inzu ijyanye n'igihe mu buryo bwose bushoboka. Iyi nzu rero ntabwo ihenze kuko turayishakamo miliyoni 50 zonyine, miliyoni 50 kandi ziri negociable. Iyi nzu irashaka miliyoni 50 negociable, cyangwa se ibihumbi 50 by'amadolari biri negotiable. Duhamagara rero kuri 0788 48 67 cyangwa se 0788 2 Si ibyo gusa kandi wadusanga aho dukorera hano ku Muhima kuri Yamaha. Ugeze muri Feruje neza ubona inyubako ya kabiri isa n'ujya Nyabugogo y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi. Kandi wadusura ku mbuga zacu Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Ndetse wajya kuri website yacu www.nzuri.rw. hose tuba tubafitiye ibintu byiza kandi byiza. Ni karibu kandi muze tubakorere amapura y'amazu agezweho ndetse tuyabubakire ku mafaranga make cyane biguhendukire. Si ibyo gusa kandi dushobora no managinga imitungo yanyu itimukanwa cyangwa se inzu zanyu zimwe nini mwaburiye abakiriya, tukabafasha kuzibonera abakiriya no gukurikirana imyishyurire yabo. Ibyo byose turabibafasha. Si ibyo ngibyo byonyine, tubagira n'inama ku bijyanye n'imikoreshereze y'igishushanyo mbonera, imikoreshereze y'ubutaka. Niba ugiye kugura ikibanza, niba ugiye kugura inzu, ngwino utwegere tubanze tukugira inama, tukwereka ahantu heza wagura kandi hakakugirira umumaro, hakakungura. Nawe rero ushaka kugurisha, nawe ushaka kugura, nimuze tubafashe tubereke imari nziza cyane. Kandi mukomeze mukande subscribe, mukore na share kugira ngo mukomeze kugenda mubona serivisi zacu tugenda tubaha umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nimukomeze rero mugubwe neza aho muri hose, mukomeze muhirwe n'ibyo murimwo,
mukomeze mugire akazi keza, turabakunda cyane, umukiriya ni umwami wacu.